Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza dutanga binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, tukabinyuza ku mbuga nkoranyambaga, dukoresha channel zitandukanye za YouTube, harimo ijuruntirikorerwa TV n'izindi channel zidufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Wowe rero nshuti yacu dukurikira, ndagushimiye cyane ko uhitamo kudukurikira, kandi ndagusuhuje nkwifuriza kugubwa neza, ariko kugubwa neza nyakuri no gusobanukirwa ibi tukugezaho. Nibyo birimo mu byukuri kugubwa neza, birimo mu byukuri ubuzima bwiza bwa hano, ariko bikanabamo iherezo ryiza, ari ryo bugingo buhoraho cyangwa se ijuru. Ubwo rero navuga ngo wahisemo neza, kandi urarikire n'inshuti zawe kudukurikira, kugira ngo ibyiza tukugezaho bigere no ku bandi. Kanda subscribe kugira ngo ujye ukunda kubona ibiganiro byacu buri gihe uko tubishyizeho, kandi mu byukuri urabona tanze umusanzu nawe wo kugeza ubutumwa bwiza kuri benshi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero cyitwa umucyo w'abari mu isi. Umucyo w'abari mu isi, abantu benshi ntabwo basobanukiwe ubwami bw'umucyo ndetse n'ubwami bw'umwijima. Umuntu abari mu bwami bw'umwijima atazi ko naburimo, akabona agenda, akabona akora ibintu, akabona hari ibyo ageraho by'umwabuno buzima n'ibindi atageraho, birumvikana, ariko ntasobanukirwa niba ari mu bwami bw'umucyo cyangwa se niba ari mu bwami bw'umwijima. Kandi by'ukuri ugenda ahabona ngo ntasitara. Ubwo rero uri mu bwami bw'umucyo ubasha kugenda mw'inosi udasitara, ubasha kubaho neza usobanukiwe ibintu byose, kubera ko uri mu mucyo nyine, byose bikugaragarira nk'ibyambaye ubusa. Ubwo rero uyu munsi nicyo turi busobanureho. Ese ni gute mu byukuri umuntu yamenya ko ari mu bwami bw'umucyo cyangwa se niba ari mu bwami bw'umwijima? Ariko yamenya ko ari mu bwami bw'umwijima, ese yabuvamo gute kugira ngo ajye mu bwami bw'umucyo? Turifashisha ibyanditswe byera, kubera ko n'ubundi bintu tuvuga bigirwa ukuri nuko bishingiye ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana. Turasoma mu gice cya mbere, dusoma imirongo mike gusa ibanza, aho Yohana yanditse agira ati, mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Umurongo wa 5 nuko tusome, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko mwijima ntiwawumenya. Amina. Mu byukuri hano batubwiye ibya jambo, jambo wahoranye n'Imana kandi wari Imana, ndetse ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ariko ikindi batubwiye nuko muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ngo umucyo waviriye mu mwijima, ariko mwijima ntiwawumenya. Muri make ubwo batubwiye ko umucyo w'abari mu isi wari muri Kristo Yesu, kandi uwo mucyo ngo bwari ubugingo. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Biroroshye rero, biroroshye kumenya niba mu byukuri uri mu bwami bw'umucyo cyangwa se uri mu bwami bw'umwijima, wisuzumiye kuri uwo mucyo w'ubugingo tumaze gusoma mu byanditswe byera. Ese ubwo bugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu bwakugezeho cyangwa ntiburakugeraho? Ubundi se Yesu yazanywe n'iki? Nibyo, yaje adusanga mu bwami bw'umwijima, aribwo bwami bwa Satani, aribwo bwami Satani yashyizemo abantu bose igihe yashukaga Adamu na Eva, akababwira kurya ku giti babujijweho bakakiryaho, ubundi bakisanga batandukanijwe n'Imana. Kuva icyo gihe binjiye mu bwami bw'umwijima, ibyo bakoraga byose babikoreraga muri ubwo bwami. Aho niho twavukiye, niho twisanze, kubera ko abakurambere bacu nibo dukomokaho. Mu byukuri na niyo mpamvu iteka n'ibyo ugezeho byose wumva bitaguhaye amahoro. Urahiga rimwe na rimwe ugahigura, ariko niyo wahigura ukumva ntutekanye mu mutima. Ugambirira ibi ukabigeraho, ariko ukumva umutima ntutuje. No kubera iki?
ni bwa bwami wavukiyemo, kubera ko mu by'ukuri biragusaba kwimuka ukava aho ngaho ukajya mu bwami bw'umucyo, none ukagira amahoro ariko akomoka kuri Kristo Yesu, kubera ko niwe mahoro yacu. Hanyuma rero mu by'ukuri kwisuzuma biroroshye, kumenya ubwami urimo biroroshye, ni ukureba nimba ufite ubugingo buhoraho. Waba utabufite kuko batubwiye ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abari mu isi, ariko umucyo waviriye mu mwijima, nyamara umwijima ntiwawumenya. Muri make hari benshi batemeye ubwo bugingo, batemeye iyo mpano y'ubugingo buhoraho ibonerwa muri Kristo Yesu. Wenda kugeza ubu nawe wasanga urimo. Niba wumva mu mutima wawe ufite urubanza rw'ibyaha, niba wumva ugifitanye n'Imana ikibazo, menya ngo uracyari mu bwami bw'umwijima. Abamaze kugera mu bwami bw'umucyo bazi neza ko bafite ubugingo buhoraho. Ese ubugingo buhoraho ni iki? N'ubundi ubugingo buhoraho ni Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo naho ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ngo nukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshyizemo ubutwari. Iyo Yesu rero umaze kumwemera, ariko ukamwemeraho iki nanone? Ukamwemeraho ko nubwo wavutse kuri Adamu ukavuka uciriweho iteka, uri umunyabyaha wo kurimbuka, uwo yaraje mu by'ukuri aza yiteguye gukora ibyo wasabwaga byose kugira ngo agukiranure n'Imana. Niba iki wasabwaga nanone? Wasabwaga gukiranuka gatoya no ku kanini, ariko ntiwari kubishobora kubera kuri mwe na Adamu. Ibyo rero yarabigukoreye, arakiranuka mu cyimbo cyawe. Arangije n'urubanza wari warakatiwe kubera igicumuro cya Adamu rwo kurimbuka, nabwo yemera kwishyiraho urubanza rwawe, ahanwa mu cyimbo cyawe kugira ngo agukiranure n'Imana. Iyo wizeye ibyo rero, uba ukuriweho urubanza rw'ibyaha, uhawe gukiranuka kwa Yesu Kristo, ukaba mu isi uzi neza kutakirimbutse. Muri make ubuhawe ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo. Yesu ubwe araza agatura mu mutima wawe. Yesu ubwe araza agatura muri wowe. Wa mucyo w'ubugingo twari tumaze gusoma ubu umaze kukugeramo. Muri make umwijima uburangiye, ahubwo umucyo ubutangiye. Ndetse umucyo witangaza. Tekereza nawe ahantu Yesu atuye. Tekereza nawe ahantu Yesu ari. Bivuze iki? Bivuze ngo umwami abaje gutura mu mutima wawe, kandi hari umwami haba hari byose. Ibyo udasobanukiwe byose, ibyo wibaza, ibyakuyobeye byose, nicyo kimuzana, no kugira ngo asobanure ibidasobanutse, no kugira ngo akure urujijo, nyine wa mwijima twavuze w'uburyo butari bumwe, akure urujijo mu buzima bwawe, akure urujijo mu kubaho kwawe, usigara ugendera mu mucyo, ndetse umucyo witangaza. Bibiliya iravuga mu Baroma mu gice cya 8 ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe cyangwa se rwacu, umubisha wacu yaba nde? Muri make iyo wamaze kunga ubumwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu, noneho umenya ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ukamenya ko nta kibazo gifitanye n'Imana, ariko nta n'umubisha kandi wagutera ubwoba. Muri make byose birakubonerera, byose bikubera byiza, kubera ko Imana iba yatashye mu buzima bagawe. Imana niyo muyobozi wawe, Imana niyo mugenga wawe, Imana niyo muremyi wawe. Yubanye nayo rira amahoro, ikuyobora mu kuri kose, ikumenyera byose, igutunganyiriza imigambi, none ukabaho ubuzima bufite intego, ubuzima butikanga icyo ari cyo cyose, butibaza ngo ejo bizagenda bite, kubera ko bwishingiwe n'Imana umuremyi wawe. Nubundi ga umwijima waje ubwo umuntu atandukanaga n'Imana biciye ku gicumuro cya Adamu. Umucyo ugaruka rero, umuntu yongeye kunga ubumwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Niba uyu munsi wari utaronga ubumwe n'Imana, niwo munsi wawe, kandi ntibigoye, nta kigoye kirimo, no kwizera ko ibyo Yesu yakoze bihagije kugira ngo ubane n'Imana amahoro. Ubuzima bw'iteka bukinjira muri wowe, ukahabwa kubaho iteka ryose, kandi mu by'ukuri ukanaba mwinosi utikanga ikibi icyo ari cyo cyose, kubera ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Uwo mucyo nge wangezeho, uwo mucyo narawakiriye, nawe wisiganwa, nawe wisigara, nawe wicikanwa n'amahirwe. Akiri uwo mucyo w'ubugingo buhoraho, uhabwe kubaho utekanye, uguwe neza, ubikesha Imana, ubikesha Mwuka Wera utura muri wowe, aho gusobanurira ibidasobanutse. Imana ishimwe ku bwa Yesu, Imana ishimwe ku bw'impano y'ubugingo, Imana ishimwe ku bwa byose yadukoreye muri Kristo Yesu, Imana ishimwe n'iteka ryose. Amina.